ku myaka yawe 10 ikihe kintu cyatumye uvuga uti reka mve mu rugo nigire kwibera mu buzima bwa street? Nyine urareba ubuzima nyine tubwo guforoma kuba mu buhunzi na mera ari umupfakazi nyine byabaga bigoye, nanjye nkabona ndi imfura ariko ntacyo mariye mu rugo, nkabona n'ubundi ndi kongera ibibazo bima kuba navuga tereka mere musigire wenda ibifu byaba ba petit frère asigara abyitaho njye kwihigira nyine kuko narinzi gutashya no gusimbuka narisanuraga kuko njye nari naracuye no kubunda bitewe no kurira ibiti bya danje nurira nkatashya inkwi nkazigurisha nyine nkabona na mere kubona bahangayitse nkabona ni danje muhungu, nanjye ndavuga ati rero reka mbe nivanya no ku murongo n'ubundi nubwo nahangayikishije mere ariko nyine ntabwo yabaga imvune nabaga mfite muri jyewe kwa kumubona ntacyo nyine mufasha umuhungu w'imfura nyine bituma nigira imihanda. Ushaka kwambara neza ukaberwa, ushaka kugaragara neza muri rubanda, ukaba warabuze uko wabigenza, igisubizo ni kimwe, hamagara 078 7 5 770 uvugane na Puzzle Designer. Ntugire ikibazo cyaho uherereye, bikugeraho mu mahoro kandi ku gihe. Mbahaye ikaze kuri Power TV show, ni Puzzle Designer, young presenter in the country, behind the camera M from nk'ibisanzwe ndi kumwe na maniga Kimangwema. Wagwan bro. Cool man. It's so cool man. I'm okay. You okay? Yeah. Hey. It's been a long time, nigga. It's been long, man. You good? Yeah, I'm good. Hey. Cause I had been missed the daddy rings. Hey. Yeah. But you meet with it. Yeah, I was still waiting this time. Hey. Yeah, there long time was ago waiting this time. Yeah. Hey. Kimangwe usikuzi icyongereza bane? Ruzunga ariko ugomba no guhiga uburyo wa mugambira akaguhereza n'imyaka. Ni wananirwa no kuvuga ibindi ariko ukaba wamubwira ati ndamira kutwaka ntari. Ubu bagutaye mu Bwongereza mbese ntago habwirirwa. Ubwo se amaboko yaba yaraciwe bimutera ibyawe nibyo nabanze guhigira. Ubundi yigira ngo umenye ingagari. Ubundi ubanza kureba aho ibiteshwa agaciro kuri yo aho bijugunywa. Puberi y'ingagari ni kumenyesha ko uwo muntu yifite. Ugatuvuga uti koko ni ingagari. Azanacunge neza urugo rurimo amapfa ntago wabona imbeba yagiye kuhahigira. Nibibaba ari kirazira umuntu abaraba bazi se bari abarya babaze n'ibiyiko bari burye. Ubwo ari kumva se basagurira imbeba gute urwo rugo ruba rurangwamo amapfa. Mbese Kimangwe uzi indimi zingahe buri? Indimi mwana nzi Kinyarwanda kuko ngewe navukiye ishyanga nyine navukiye mu gihugu cy'abavuga Ikinyarwanda, izindi ni ugushugurika. Igiswahili cyo ni kwa kucyumva kuri mere wenda n'urundandi iringara nyine mba ryumva nnyo ariko ntago nashobora kubitandukanya nyine nkavuga ati iki ni Ikigande n'urukiganja ndwumvaho kuko nakuriye hafi y'imbibi z'Ubugande n'ubundi aho naturutse za Gihembe se n'Oshana. Agafaransa? Igifaransa cyo sinagikumva ururimi rw'abankoroneje, ubwo urumva zubwo narugerera inyota. Nzi ko ari ururimi rw'igihugu nyine nka kiri ariko ntago wese nyambigira. Mbese nta kantu na gato ko muri France bagerageza? Cyo kora nzi je t'aime. Uzi je t'aime gusa? None se ubwo cyo ukora no kuvuga ati ngo écoute moi, nabwo kubera kari akazuke nahemeraga ati ngo Aisha écoute moi. Ntago kazi karimbeho twumve. Ntago ncona nako gakara. Kimitse nyine abantu bagatoye. Ngo Aisha écoute moi, Aisha regarde moi. Nyine gutyo tu. Ukumvaga nakumvaga cyane nyine nko mu gasusuruko ka mu gitondo ariko babwira ati mubyuke neza mwitegura imirimo n'abajya kuri radio. Naho ngaho shaboye. Bahamba ngo ni gute mu? None se kubiza gahinda karongo rindushye mwana ubwo urumva wakwibaza kubyebu ubutaka bwa buranyotewe ni gute nge nzabura icyaka kumba mbona cyambanye insazi. Nyine no kwitoza kunywa amazi witeje kunywa imvaruganda makuta hano ni wayabona shani muri Mongolia uri kumva ni hahandi Abanyamongoliya hano ngo bameze nabi shani insazi kabisa.
harya ubwo ishatse kuvuga abanyamongoliya bishatse kuvuga iki? nyine ni abantu bakure bya danje. Ni abantu bakure kabisa. icyo mba nshatse kuvuga. none se ubwo urareba muri Aziya Simbari noneho ruguru y'Ubushinwa hafi y'Ubuhinde hari ego kari abarinsazi. Kimangwe abantu bari bakumbuye Kimangwema, ndagira wenda umuntu ukubonye bwa mbere utumva ikinyarwanda wenda wumva nk'iringara cyangwa wumva nk'igiswahili ugiye kwipresenta muri izo ndimi ebyiri. umva bari uwo mukoro ubwo ngewe sinjya nisumbukuruza ngo niyemeze ibyo nashoboye. urwo rurimi ngewe ni urw'iwacu pe. sibyo wenda reba n'urundande n'ubundi bera mere nyine ambwira nk'amagambo ariko numva ari kunshitinga ankatira nyine nko mu rundande ariko nkamenya ko ari rwo ariko ntabwo mbizi kabisa, ntabwo nziringara. ariko igiswahili cyo nabwira ati ngo Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Bamwita Kirema, Kimangwema. Ako ndagira wivuge hari tuzina wenda abantu bagiye kumenya cyangwa utwumvishe abantu bajya bakuvuga kuva guhera kera. Ndagira wivuge kuko hari abantu wenda kera bakubonye, hari abantu bagukunze ariko twatumaze it's been long. ejo mundi wese ko twakoze turi kumwe n'agahinja abantu bavuze uti dushaka Kimangwema wenyine ngo turamunyotewe wenyine kuko akobera ko hari abantu bambwiye uti yego amagambo uri kuvuga tag life uri kuvuga ibintu nyine bigize ariko hari amagambo uvuga hari abantu bajya afasha man, hari abantu bajya afasha. ndagira noneho umuntu utakuzi mubwira uti Kimangwema ninde? Kimangwema niki? Kimangwema ni umwana wakuriye ku muhanda tu. kuko ngewe ikinyabupfura ngengera ni cya kintu ushugurika nyine ku wundi mubyeyi ukabona nyine ari gucyaha umwana we nawe ugafatiraho nyine ukavuga ati ubwo umubyeyi ari kubuza uriya mwana ari amakosa kandi nanjye njya nyakora bigaragare ko nkora ibidakunzwe n'abantu bakuru. ahubwo nyine kwa kundi nyine uba uri umunyamuhanda nta wagukebura ngo akubwire ati ni inzira mburimo niba ukora nibyo nyine kwa kubura gihana tu. naho nyine nkurira muri ubwo buzima bwo ku muhanda nanjye mbega no kongera kuboneka mu muryango ubundi nari naranakuweho mu rugo bari baranakoze n'ikiriyo bitewe n'imyaka 7 nagiye nkamarana n'abantu mu rugo nyine nta numfitiye n'agakuru kuko kugeza na n'iyi time nta tekinoloji n'imwe nkoresha tungeyo nshatse umuntu n'ubundi ni kwa gukoresha igitsi nkamutigita mpaka mubonye. ngo igitsi ushatse kuvuga nyine tu kugiye ukoresha amaguru nyine nka transport. uzi ikintu bita tabati? ni ikintu uzi neza cyane. ariko ubwo uzi wowe ngewe n'imamo y'Imana tu ngewe imodoka n'ubundi ku myaka yanjye mfite imodoka mbega kilometraje yayo ntabwo iyo modoka wayigura ngo uyishoreho ayavuga ati wenda ngo uzanagaruza ku buryo ntabwo wayigurisha ngo uyibonemo ayo wayitanzeho. ngo ibirometero wagiye haramutse hari imodoka yabigiye ubwo iyo modoka yaba yarashaje wallahi. none se iyo ugiye kugura imodoka ya okaziyo cyangwa moto ya okaziyo ubundi uba ugomba kurebera muri kilometraje yayo ukareba ibirometero imaze kugenda then ukanumva n'imihumekere ya moteri yayo. nicyo kikubwira nyine ko iyo ko hari neza nyine wenda hakirimo igihe. Kimangwe reka byibuze noneho uyu munsi tuganire ku buzima bwa Kimangwema. hari ibintu wenda twagiye tuganira bitandukanye ariko ntago abantu bazi Kimangwema kubera hari abantu wenda jya bavuga uti Kimangwema no murara Kimangwema ni kibatazi n'ubuzima byibuze wananyuzemo. ndagira byibuze udusangize ku buzima bwawe ho gatoya. Kimangwema yagiye imihanda afite imyaka ingahe? nagiye imihanda ureka ndebe 2006 igikombe cy'isi nyine kirangira tu nibwo natangiye urugendo rwo kuba kure y'ababyeyi nyine. ubwo icyo gihe ufite imyaka ingahe? nari mfite imyaka 10. 10 kuko 2007 ndabyibuka nari mfite 11 n'ibiri nayujuje mba mu kigo cya Rezamfado nyine cyafashaga abana bo ku muhanda kiba Karayesi nyine kuri 15 munsi ya za King David. niho nyine nakuriye 2009 n'ubundi mbona n'ubundi kakaguru kananiye nyine mbona n'ubundi kugumya n'ubundi kugendera ku murongo biranjabuka nyine n'ubundi
ncika ikigo itanisubirira imihanda ndagumye nyine tu masorenga muri ubwo buzima aho ngiye nkurira n'ubundi nkabona n'ubundi ni kwa kwikaraga mu matransit mbega icyatumye tu ngiye burana bonane nariye zirabarika bonane na serebuye nyuma y'icyo gyavuyemo za 2006 bonane nariye zirabarika muhungu izindi zose wowe ukunda kubirisha nabaga ndisheni kwa kuzuza isabukuru n'ubundi nkisanga n'ubundi nyuzurije transit cyangwa se mu bindi bigo ngororamuco nka za Fedesco Sepage abadacogora baraza set famille muri hari Nyarugenge nyine tu niho nabaga naho hano nanagireye na to ku mihanda nyine ku mpamvu nyine zituma batoroka ibigo kuko hari igihe wageraga nko mu kigo ugasanga n'ubundi umurezi kureresha inkoni kandi nawe waba uzi ko uri umuraro ukavuga ati kugira nzajya nkubitwiza inkoni nzajya nzikubitwa n'ubundi nari umurezi nyine nari bosi nyine wibye ukavuga ati n'ubundi niko bigomba kugenda tu ku myaka yawe 2006 ubwo bivuze ko wavutse 9/6 ngiye navutse 9/6 boy ku myaka kwa mbere ku itariki 16 birthday yani mu kwezi kwa mbere kwezi gutaha ku myaka yawe 10 ikihe kintu cyatumye uvuga uti rikamve mu rugo nigire kwibera mu buzima bwa street nyine urareba ubuzima nyine tubwo guforoma kuba mu buhunzi na mera ari umupfakazi nyine byabaga bigoye nanjye nkabona ndi imfura ariko ntacyo mariye mu rugo nkabona n'ubundi ndi kongera ibibazo bima kuba navuga tereka mere musigire wenda ibifu byaba ba petit frère asigara abyitaho njye kwihigira nyine kuko nari nzi gutashya no gusimbuka narisanuraga kuko njye nari naracuye no kubunda bitewe no kurira ibiti bya danje nurira nkatashya inkwi nkazigurisha nyine tu nkabona na mere kubona bahangayitse nkabona ni danje muhungu nanjye ndavuga ati rero reka mbe nivanya no ku murongo n'ubundi nubwo nahangayikishije mere ariko nyine ntabwo yabaga azi imvune nabaga mfite muri njyewe tu kwa kumubona ntacyo nyine mufasha umuhungu w'imfura nyine tu bituma nigira imihanda nanabayeho nta n'amarangamutima ngira yo kuba nanasubira mu rugo kuko namaze imyaka 7 nabonana na mere nyine mere yaranakuyeho byadanje n'imiryango ntabwo bari bazi ngo barizwa he bumvaga nyine ngo ni Kigali ariko nta gihamya bafite yuko mpari kandi koko wabugo hari rimwe na rimwe ubundi ukaburi isheni nyine turareba umurara se wamufatisha nta murara ugira iwabo ushobora kumva ngo ndi Kigali cyangwa ngo mbi Nyamirambo nkikaragaza gisimenti nkajya kuyihereza nkahigirayo nkakubitayo nk'amezi 2 nkongera nkahindura agaseta n'ubundi tu ubwo bwa mbere bagutwara isheni bwa mbere ufungwa buriya wari ufite imyaka ingahe mfite imyaka 11 ubwo wamaze umwaka umwe mu muhanda bahita bagutwara kuko nyine nari ndi Kigali base banjyana muri Mayibobo nsuza n'abo twabanye mu mihanda guhera icyo gihe n'ibigo abo twabanye mu bigo tu kuko nageze namaze amezi 6 kwa Kabuga nyine amezi 6 kuko ibigo icyo gihe nyine bitewe na situation yari iriho mu gihugu tu wasangaga abana benshi bo ku mihanda nyine harimo n'imfubyi nyine bitewe n'amateka iki gihugu yaranzwe muri iki gihugu atarigeze mbega agize ingaruka we na n'ubu ngubu n'ibisigisigi byayo nyine urabibona ariko n'ubundi ubona bo kubambaye umwenda wo kurwanya urugamba no kurutsinda kabisa icyizere niba nagikuyeho nanjye ndanavuga ati nta kuntu n'abahanganye na jenoside ukabona wakurusha kwiyakira ahubwo utarabonye nk'ibyamukomerekeje umutima ariko wabyumva ukagira ubwoba bikama nyine impinduka no gutekereza kure cyane tu nanashimira abanyarwanda kabisa ku buhunzi baduhaye ni byinshi ni nabo barezi bambaye hafi kugira ngire n'ubwo bwenge bwo kuba natekereza nk'umugabo tu kuko nibo na filozofi yabo niyo nemera cyane ko hari imigani ivuga ati ngo ugira ngo ataruke neza arabanza agasubira inyuma nibo nabikuyeho nanjye ndavuga ati rero kugira nzabeho neza uko
numva mbyifuza muri njye nuko nasubiraho nikuye nubwo byangora guta ariko mparanire nyine kuba nagira icyo ngeraho kandi giturutse mu mucye pana guguma mu nzira z'umwijima. Nibwo wafashe umwanzuro avuga uti kanga mugaruke kwanza mu rugo ndebe ko nakwishyira ku murongo. Kabisa byarangoye buraguhinduka we ubundi guhunga ikibazo nta nubwo aba ari nabyo tunaricujije nk'icyo gihe imba naragize icyo ngeraho iyo mpevera nkaba muri ibyo bibazo ukaba mu bibazo byo mu rugo kuko n'ubundi guhunga utarwanya n'ikibazo n'ubundi uzongera ukagaruka ukagiheraho. Kwiyakira rero mbikesha abarezi banjye kabisa muri IRC University for Life kudeshapo kabisa ko kwaba ari abarezi bagize icyo bakora. Nanjye hari abahungu nyine tuba twarabanye imihanda ariko nkabona yaretse ubujura asigaye akora mbega ukabona yiteje imbere kabisa ukanabona nta n'igitekerezo cy'ububwa nk'ubwo yahoranye cyifitemo. nk'ubu noneho tugereranyije wafunzweho kangahe wagishe n'inshuro zingahe wenda niba wibuka inshuro zose wagiyeyo? Shamuhungu ubuzima bwanjye se ko nakuze niririya meke kabisa kuko inshuro nafunzwe ntabwo bwanjye nazibara. Inshuro nafatiwe mu biraro ngangitse, inshuro bamfatiye muri filime ndi kureba filime ni nyinshi muhungu. Wariye boro? Ibyo ngibyo ni ibisanzwe ku munyamuhanda wanakubiswe n'isoko ukabona isoko ryose ryaguhururiye. Kubishya ibyo kunda bya danje nyine ikironda nuko abagure n'umupete nyine avuga ati n'ubundi bagaheza nyine kuko babaga babona ari benshi kandi icyo kibazo cyo gukuraho mayibobo ku muhanda bikomeye kandi unanazi n'ibibazo imiryango imwe n'imwe igiye ifite muri bo. Nawe uri guhana ukabona nawe ubwawe nturashobora no kwicyaha ngo ugire uko wikebura kuko hari umuntu hano umuntu nawe ubwo atarashobora kwihana. Noneho finally birangira ugeze iwawa wagiyeyo mu buhe mwaka? Nagiyeyo inshuro ebyiri. Nagiye bwa mbere njyewe nagiye 2014. Wagiye inshuro ebyiri? Nagiye 2014. Ubwo ku myaka yawe 10 n'ingahe? Cyega 17 gutyo 18 nari. Yari 18. Ndi kujya kuyuzuza. Yari 18. Kuko nyine bwa mbere njyayo nyine ndiga nk'abandi ndanapasinga ariko nyine impinduka muri njyewe nyine kwa kugira n'ubundi kwa kundi cya kindi cyakubase nyine kugira ukibaturemo burya ni ibintu bigorana. Ni ibintu bigorana cyane. Ndongera nsubira imihanda. Nsubiye imihanda n'ubundi nkabona n'ubundi ndakikaraga ubutaranziti yewe nkahora nibaza ati se ni gute ubuzima bwanjye bwahinduka nkabona basi tunanye impinduka ingezeho nk'uko ko hari abana twagiye tubana mu bigo nkabona barahindutse basubiye sikuru bakanansuhuza nabo nkabona araberewe ngiye nkibaza impamvu ibyo byiyumviro bitambamo. Nyine nanjye nkagira iryo shyari no kumva nyine hari icyo nahindura nanjye hari icyo nahindura ku buzima bwanjye. Rero akaba ari byo nanjye akaba ari bo nagiye ntekerezaho nanjye bikama impinduka ku buzima bwanjye bwo kuba natekereza nyine kubaka ejo hazaza heza nyine kandi nkabona nta kuntu nahubaka kandi mba ku muhanda n'ubundi nyihiringa mu kunywa izo kore nk'urwo rumogi esanse zosha mana ushimwe kabisa warankoreye nyagasani. N'ubundi icyizere wampaye ujye ugikwirakwiza n'ubundi mu bana bo ku muhanda kuko njya mbona impinduka n'ubundi kuba mukongomani avuga ati matunda y'ikombere ibyiza biri imbere ariko waharaniye impinduka nawe yo kugenda ku murongo mwiza kuko turimburwa cyane no guhitamo nabi kandi twari dufite amahirwe yo kuba twahitamo neza ugasanga tumaze igihe kinini turira kandi ari twe twikururiye yamarira. Ubwo icyo gihe hari 2014 bwa mbere ujyi wowe bwa kabiri bwo wagiyeyo ya karindwi muri niteka ya karindwi bwa kabiri bwo nagiyeyo
muri niteka ya 14 2017 nibwo nasubiye n'ubundi nkora ingando fresh ndabirangiza nyine nanjye, ariko aho ngaho niho nafatiye umwanzuro ndavuga ati ntabwo nzongera gutaha mu mujyi wa Kigali, mfata umwanzuro wo kwisubirira mu rugo. ubwo ndi kumva wari umazeyo imyaka igera hafi ku 10. Imyaka igera ku 10 wapi nyine, imyaka 11, kuko wambwiye ko wagiyeyo 2006. 2006 ni ukujya ku buzima bwo mu muhanda tu, kuko za 2007 nacuruzaga envelope mu isoko rya Nyamirambo, bari kurwanya amashasho reba nyine, kuko urabiza amashasho ahumanya ubutaka tu, niyo unayatwitsa ahumanya ikirere nyine, mu rwego rwo ibyo bintu ndabyibuka bacuruza ama envelope dukikije, batangiza nyine era programme yo kugira yo gukora ama envelope, nanjye nkazaya ni ari uko mpiga tu, ntaramenya imico mibi myinshi, Imana igira gutya imbatura hari harambaze. ubwo bivuze ko nyuma y'imyaka 7 noneho yo mu muhanda wongeye ukajya ugasubira ariko mu bundi buryo butandukanye n'ubwa mbere. Nyine 2017 imyaka 7 yari yarashize, nyine 2017 tuntu ubundi nabaga ku muhanda aho ingeraho ngerayo bwa mbere za 2014 mva 2015 n'ubundi nguma muri ubwo buzima. Aribwo naje no guhura na Mindrips. Uriya Mindrips nigize igice kinini cy'ubuzima bwanjye kumpinduka, kuko nibo iteka nyine tu fondateur akaba na directeur wa Mindrips bita Rebecca Davis. Ni umubyeyi iteka ryose nzahora nita umubyeyi, kandi Uwiteka azamumera umugisha kuko yatureze turi benshi. Hari n'umupete wanjye twabanaga no muri group imwe, muri system imwe nyine. Ubu ngubu uri New York kabisa kubw'impano yo kubyina bare na contemporary kabisa, yari umusyazi w'inyuma, ariko ubu ngubu ni umutrainer, ubu ni umudancer ufite n'itorero rikaze muri Amerika abyinamo. Kubera uwo mubyeyi nyine, nanjye niwe kubera niho nigiye no gusoma neza kabisa nyine, ko nize gusoma icyongereza muri style y'abacakara. Nigishijwe n'umunyamerikakazi bita Miss Tariba, nabo ba New York, nibo nyine batumye umbona uko nguko designer, ku buryo nyine umbona ndi mu muryango. Hahandi nyine ntagifite n'amatsiko y'iby'umuntu, kuko nabonaga iby'umuntu, abantu narebaga umuntu nkamusaka ntamuko nyine tumwe musakisha ijisho, ko nari umujoro ukora mu mufuka. Nabivuga nyine abantu bakavuga ati nawe uhinduka, ariko nyine si ngombwa abantu bo ngo bamenye ngo ubo narahindutse, kuko njyewe nimva ko nahindutse, kuko umuntu ajya abesha isi ariko ntajya abesha umutima we tu. Inshuro nyinshi nzibwira umuntu, ariko umuntu ajya aryarya abantu, ariko ntabwo ashobora kuryarya umutima. Ubundi umutima we ubuze ukuri, kuko uzarebe umuntu agusuhuza umufitiye ideni ukagira ngo ari kukwishyuza, kandi yagusuhuzaga. Biba bivuze ko n'ubundi tungiye n'ibintu nagiye nikoreraho nk'igenzura ku giti cyanjye, nkabona ni iby'umuntu ariko ntabimenye, ariko ngiye namubona iteka no mu nzira byaranarangiye, nkazajya nibuka ibyo namukoreye, kandi we ataranamenye yansuhuza nkibuka n'amahano namukoreye tu. Kumva nawe ku mutima ufiteho akantu mvuga ati kabisa reka nzarya akagabuye, kuko n'ubundi bijurano nta kintu byakugezaho, n'ubundi ubigomwa uwakabikoresheje neza, ukabikoresha mu nzira mbi, arimo kwishora mu busambanyi nyine, ukagiye ahubwo ukiha n'ibindi bikubata cyane. Kuko nari ntangiye no kuzajya ndya za ropinoro. Ni iki? Ni ibinini 2 caps. Nanjye kuzajya nyinywa. Ni ibinini nabyo bijyana hayi tu. Bijyana hayi na za diazepariya. Ngubu uri kumva hari abuze gato ngo nangire kwishora no kuri za heroine nanjye, kandi nanga ngiye n'ikintu kingira imbata, ariko birabyo biba birenze, kukugira addicted ni ibintu byoroshye cyane. Ubu ngubu ni izihe mbaraga wakoresheje kugira ubashe kuva muri iyo si wari umaze kujyamo, wari umaze kwisetingamo, aribyo byabaye ubuzima bwawe busanzwe? Kuko kuba warabibayemo imyaka irenga 7 ni imyaka umuntu ashobora
no gupfiramo akagenda burundu ibintu bikarangira kugira ubivemo nizihe mbaraga yumva esprit zaraturutse he? esprit no kureba nyine ku ngaruka cyane, no kureba ku ngaruka cyane. Iyo ubonye nyine ingaruka nawe ubona nta ikintu cyubaka, ukabona ubaye umwaka umwe uri mu buzima bumwe, uba umeze nk'umuntu wikaraga mu ruziga rumwe n'ubundi. Nabireba rero, nkabona n'ubundi nzasazanye, avuga ati se ubu ngubu data ko yansize ku isi. Kimangwema uravuga uti nawe ugombe uzasige umupeti, uzasige umwana ukwitira kuvuga uti akomotse kuri Kimangwema. Kabisa banzana mwita Kimangwema, noneho bive kuri nickname yanjye bijyaho ubwo no mu ndangamimerere yanjye tu. Ajya bura amazina ya nyayo witwa Shema Jimmy. Kimangwema harya kaje gute? Iryo ngiryo ni iryabo twaruhanye nyine ku nzira, babonye uburyo umwihiringo mba nkumereye nabi nyine, avuga ati wowe uri Kimangwema wavuzwe nyine tu. Igihe nigire nko gukina puru nk'uri kwandika nyine amanota turi gukina kuri biyari, agashyiraho Kimangwema tubirangira nanjye ngeze ibyo byiyumviro, ndavuga ati ubwo nyine ariko bamitiyemo nanjye genge yahisemo ngo nitwe Kimangwema, ubwo ngubwo nyine tubyabaye. Twebwe se ko nta padiri wari uhari ngo abihamye ngo nkubite umubatizo, nanjye tubita biba gutyo, nanjye ndarishigikira. Ubwo kazina ubwo gafashe gutyo kabisa bita biba amahwi. Ubu ngubu noneho Kimangwema wo muri iriya myaka y'ubuzima bw'imihanda, Kimangwema wubu batandukanye gute? Kimangwema wo muri iriya myaka nari umujura, nari umunyamuhanda ingeso zose tu. Kuko none se ubwo ngubwo urara mu kiraro nyine hari abitirira imihanda, hari abayiritirira boy amatara yamanitswe n'ubundi twirebera nyine tu. Iterambere twebwe twagiye tuyibona aho uko byagendaga bihinduka, n'imico y'abantu igenda ihinduka irushaho kuba myiza, kuko abantu usangaga abenshi harimo abafite ihungabana muri bo, mbega tu batizera, mbega nta byiringiro. Ariko ibyiringiro byagiye bikura mu bantu, natwe ariho twagiye tubikura. Ko nari umunyoni wese ko nasyagaga injyamani, nkarya ibyo muri puberi, imigati yarangije garanti, arazara garete urengagari zaho zimwe ziba zinanze nyine ku bazi kejeri, nara fantastique, dore umusigi waho wabaga urenze nyine tu. Umusigi waguraga nk'indege ari ikarito yose nyine. Ariko ubu ngubu ntabwo nyike. Umusigi ni iki? Ni ibiryo nyine ingagari zasigaje. Ni imisigi uri aho bogereza amasahani akabikusanya akabishira nko mu kiboro kimwe, hari ubwo waza nyine nakakwarurira ukamukubita ibiceri, ari ibyo bigutunze. None ubu ngubu nsigaye nanitekera no ku kagazi. Ubu ngubu nyine Imana yoroheje ibintu, sinyicana ibishitsi nyine tu. Niwe Kimangwema w'ubu ngubu, ariko Kimangwema wuriya mbega tu we muri iriya myaka nanjye sinakwikumbura, kuko nta marangamutima nagiraga. Ese nk'umumera agiye guhaha ukamuterera irenga ukamurya nk'icyo kibiri, yari guhahisha umuryango ukawiriza ubusa. Imivumo yankurikiranaga, Imana yarayindinze byadanje umuhungu. Gusa ubu ngubu no mu rugo tu kuba bananyizera bakanama n'urufunguzo, cyangwa se bakanuma muri diruzi bakama n'ibiceri, kama n'amafaranga, kandi abona n'abandi bamaye icyizere. Icyo sinanakigambanira, ahubwo nanagipfira icyizere nsigaye mfite ubu ngubu. Buriya tu icyizere ni ikintu kinini cyane kinaruta n'isi urebye tu. Kuko isi wenda ushobora kugera ku musozo wayo, ariko noneho icyizere ni kinini kurusha n'isi. Ariko ni ikintu uhomba mu kanya nk'ako guhumbya neza rwose. Ubuzima bwawe ntuzigere wakongera kugarura icyizere.
buriya ni ku muntu ujya uguha icyizere nawe ntukagambanira icyo cyizere, kuko wenda urakigambanira akakwihangana ariko ntabwo yazongera kugusubiza icyizere yaba yaraguhaye muri icyo gihe tu. ubu ngubu Kimangwema ni umuntu ubona utuje, ni umuntu noneho ugiye mu biki uri gukora, mbese biki hari nk'akazi wenda waba warizwamo utuntu two uri gukora? Yewe ntabwo cyari kindaje inshinga tu, ari ukubona umurimo ngo nkore, ko hari ukurwana n'iyo kamere yari indimo nyine tu, nkabatuka nko kubona telefone irambitse y'umuntu nkumva nyigiriye ifemba sha ewe nkahita nko kureba ibiryo, nko kureba inyama zivuta, ureba nka vampire kubona amaraso y'umuntu atonyanga uzo munyoni buriya ijisho aba ariho riba ribangutse rya danje kurusha nka sakabaka, kuko acaho rimwe. none se umuntu uko kwinjirana mu nzu wakanaye gusohokanamo ukamusohokana mu nzu fast, ewe birihuse cyane. noneho niho hano narebye nkareba uburyo umuntu aba inzobere mu gukora ikintu kibi, nkavuga ati se ni gute ntakwitoza gukora ikintu cyiza ngo mbimenye, kuko narebye uburyo nize gukora mu mufuka, ewe mbona nyine uburyo byoroha n'ukuntu umuntu umucaho ukamukora ku mufuka babyita kumeka. ubundi byaba biri na wavaze nyine, wavaze ubwo bari mwahangaha n'ingagari zibika mu makositimu, ucaho agapesi ugafungura umukobo yazahita yikoreramo, hahandi weho ugera ati ngo ni maji wabitaye mu rugo kandi abakugendereye nyine bakakurya boro ntumenye ko bayitwaye, babimenye mwana. ndeba uburyo nyine umuntu aba inzobere mu gukora ibintu bibi, nanjye ndavuga ati reka nitoze gukora ikintu cyiza tu, aba aricyo nzabamo inzobere. ni uko impinduka yagize tu, gutera umugongo ikibi nyine nanjye nkavuga ati reka nyoterwa nuko nakora icyiza. ubu noneho uri umuntu ufitiwe icyizere, uri umuntu umeze fresh muri sosiyete, uri kubona abantu basigaye bagufata gute? cyane kuru kabisa, uri kumva se ubwo nicarana n'abantu se ntarwikekwe bafite mu gihe abandi babaga bari kubitsa ibyabo, urumva nyine ukarasa umuntu baje akagira ngo ni magic, akavuga ati akwasaye nabyibagiwe shamuhungu. Nose mwarabyigaga mwarabyitozaga kwiba umuntu cyangwa inzara kubitaga akavuga ati ngiye kurya boro niba ashake bapfata? none se subize kumurara bavuga ati kwicwa n'inzara nzicwa n'inkoni. ubwo nk'inkoni wariya wa mungani kubera nk'umuntu nk'ikiniga, ubwo hari n'ibindi wenda wakoraga mu mufuka ari nibijeya, uri kubona ukavuga uti urumfashe, nuko gukubita ukigagaza nyine, ariko nawe icyo kimungu ukaba ugifite. nimba muriye boro nta kuyimusubiza, urazunga hari igihe ubona uri buhasiga agahanga ugaheza da ukajya kurwarira muri burigade ku bw'imihini. mbere leta itaraca noneho ngo gukubita abajura. tipe nigeze kunyuraho Nyabugogo yakoze mu mufuka umuniga aramufata arije, baramufata fresh amwaka n'ibyo yari yibye byose guhera mu gitondo, aramusaka amusiga umufuka ibereyeho. ubundi ubusanga abanyarirenga, ubusanga amatwi yabo adakora neza, uri kumva amenyo yaragiye abura nyine tu, barabakuye amenyo bitewe no kuntu umuntu agufatira mu mufuka akahita guhindukirana kurya urushyi rwa danje rw'amatwi, amatwi rero akagenda akagira ihungabana ntukazajya yumva neza, ingumi z'amenyo usanga nyine ni mapengu tu. akenshi aseka yifashe ku munwa, nareba izo ngaruka ziba kubarara shanga avuga ati wapi nta hazaza hazima nazigera ngira, kuko iteka umujura abavuga ati kazafatwa kandi nta kintu akora cyatuma agafatwa nyine, ahubwo ari ibyamunyaga n'ubuzima akora. ubu ngubu waciye mu buzima bukomeye, waciye mu bintu bya danje, akugira amahirwe nyine ugirirwa n'ubuntu n'Imana ibigufashamo urahinduka. ubu wasize famiye 2006 bitameze fresh, ubu famiye imeze ute? Kimangwema ameze gute nyine mu buzima busanzwe? shamuhungu none se umuruhura cyari wa wundi nyine, ntabwo bavuga ati ngo byose byagiye ku murongo, ariko iyo ubonye umutsima ubona ukawurya ku mahoro, aba ari kuru nyine tu. Imana iba yanabikoze, Imana idatuma si mwemwe za Kimangwema zitagaragara ku gasozi, siba yarabikoze kandi binazwi ko ndi na jobless nyine, ariko tukabona Imana iracyagutije gutambuka mu bantu.
nubwo waba wumva nyine waba kubona nyine muri analogue avuga ati ngo uriya yarabyibagiwe bitewe n'ukuntu waba bibona ntabwo waba bazi ibirometero umuntu aba yarateye umugongo. ubu ngubu ufite se nk'akantu wenda kujya ukora ku buryo wabona nk'impumbi cyangwa n'iyo kawa cyangwa iyo nyama? Amafaranga nirinze n'ubusambo no kuyatekerezaho kuko naje gusanga ntacyo mfite cyo gukora cyayamesha mu mahoro nyine tu, kuko kubw'icyangombwa cy'ubuhunzi umuntu aba afite singo n'ubumenyi umuntu aba bufite, kuko niwaba ntago nahavuye amasomo afite imyuga nakuye, ariko nyine tu nkuko nahize entrepreneur ntago nanjye tundi rwiyemezamirimo kuri ku mirimo nk'ingi bisanzwe nko kwikora nko mu isoko sinafata umwunzani se nkazajya nicururiza n'ibyo birayi, kuko mba mbona n'inyanya rega nazicuruza ariko nkabona umufungo nuko aba ari nk'ibyo bishoro biba bibura, naho ubundi ibitekerezo by'icyo umuntu yakora aba bifite, kuko ntago ngiye none se ko ntangwate mfite ngo nategura umushinga cyangwa se icyo gukora mbe nagenda ngo basi bananyizere nako gakerede bakankubite ka makeya nanjye mbona uko nahiga, nabundi biceri byabonetse nanjye kubibyaza ibindi mu biciyemo umucyo nanjye ndabizi. ubu ngubu nk'ibintu nshaka no umbwire nk'imishinga 5 wumva wakora uramutse ubonye amafaranga, tuvuge wenda nka business yoroheje ku buryo wenda haramutse hari n'umuntu byibuze waba ugira umutima wo gufasha, ugira umutima w'urukundo, kandi akakana icyo kintu akaba yagikora cyane, iyo atagikora ari umwe wenda abantu badushobora no gushyira hamwe man, dushobora gushyira hamwe nabyo tukabikora, nta kidashoboka. Ndagira wenda umbwire nk'imishinga wumva wenda wakora uramutse ubonye nk'umufungo. Ngiye bitewe no kuntu rero nahigiye ku muhanda menya n'ibiciro byo ku isoko, ngiye nakwibera umucuruzi tu, kuko nanjye kuko iyo ugiye nko gucuruza ureba igihahwa cyane ukareba n'ibikenerwa n'abakiriya tu, nyimba numva n'ubundi ntago habonetse ibiceri ntago nabura ukuntu ninjirira nanjye yarankifatira n'agasima akazajya ari makeya nyine, ariko nzi ko aciyemo umucyo ntago nabura igicuruzwa nanjye nshirahara, kandi nkana gutanga keya ni ibintu nzi, kuko nanjye iyo mawe serivisi mbi ndanenga, ubwo nanjye nakwirinda kunengwa n'abangannye ubwo nkaba serivisi inoze kabisa. Buri umuntu ufite icyizere muri societe, nta muntu mujya mwicarana agire urwikekwe, buno ibintu byose ni fresh. Yewe niyo yarugira ariko ho ku mutima wawe ni clean. Yewe numva ari ntari aruhana icyo kibazo we yifitemo, kuko niwe kiri kuberamo indani, kuko yari ari no kubimisha. Urwo n'urugamba bari kurwana rwo kuntekerereza, kandi ngiye ibintekereza ari kunganisha watari zo ndimo. Ubwo rero uwo ni umutwaro we nyine, ariyo mpamvu nta gihe cyo kubyibazaho uko wowe waba untekereza. Inshingano zanjye ari ukubaho kandi nkanimenyera nyine tu uko ngomba kubaho nishimye, mva kuba ntabangamira ikiremwa muntu tu, kuko ubundi biremwa byose se njye ubundi nkunda kwivugira ikiremwa mwana, kuko ninda hari igihe umuntu yanayiherezaga akavuga ati nayo ibigira ngo ibeho, none se ubwo wabona igiheri kiri kukurya kukica kandi ariyo gitunze, nese ko amafaribwa we yakuriye wakwijujuta, ugomba kubyakira nacyo ukagereza kuko ari we kiri guhigiraho ubuzima nyine tu, uraheza tu ugakavaringa ukijijisha, upfa kuba ubayeho nta kiremwa muntu ubangamiye, mbega tu ugatanga amahoro muri rubanda. Reka noneho ngire ikintu mugira nk'abantu badukurikira turi no gusoza, hari abantu badukurikira wenda bumvisha ubuzima bwawe ukuntu bumeze muri rusange, bwari ubuzima butoroshe, ni ibintu byinshi nyine waciyemo bikomeye kandi cyane kandi bitoroshye kubivamo, ni abantu bananiwe no kubivamo, bamwe bakanabipfiramo, cyangwa se bamwe bakaba baraheze n'isheni byadanje. Benshi twaparamanye imodoka se bagiye basigara imihanda ugasanga imodoka imunyuzeho kure cyane, ahubwo mwari mwasomberanye imodoka muyiriho akahita asigara umureba, nawe uhita ufata cyane uvuga ati nanjye nahasigara nyine mukoboye tu. none ubu ngubu aho turi kuri Power TV show, ndabizi ikino kiganiro dukoze hariho bakuru bacu bazakireba, hariho ababyeyi bazakireba, hariho n'abandi b'urubyiruko batungana n'abari munsi yacu bazakireba. Ngiye ikintu nsabye ndi gusabira Kimangwema,
byibuze buri muntu ku bushobozi bwe niyo wavuze uti niyo nacuruza ibirayi men byibuze n'inyanya wavuze ngo wazicuruza turuka umutsima ugira ngo wabura kuhahigira boye niyo byibuze wajya wirirwa uri kwihiringa ukabona n'icyo gihumbi ariko pana kwicara imihanda pana kongera kwitekerezaho cyane ko bishobora no kwafektaho kuzongera gusubira imihanda kandi ibintu byibuze iyo umuntu yahindutse abantu bagomba kubigiramo uruhare nyine wenda bakamufasha avuga uti ahindukire ko wenda agire n'akana hugiramo agakore so nge ikintu nsabiye Kimangwema bro nimero yanjye ibiriho nimero yo muraza kuyibona ibiriho hasi umuntu wese ashaka kumvugisha Kimangwema na telefone afite umuntu wese ashaka kumvugisha tugakora contribution Kimangwema tukamusayidira wabukoze ikintu cya danje wabufashije umwana wanyu wafashije muri umuna wawe cyangwa se mukuru wawe cyangwa se umwana wawe kandi ubu murinze kuko kwa kundi winjiraga imihanda ari ukuntu wabaga warya bolo n'uwo mubyeyi hakuntu warya umwana we cyangwa ukanamukubita ukamukomeretsa kumva ni ibintu byinshi cyane kabisa so nambira hari umuntu wese uri kumva afite uwo mutima tuyatuvugana naribi and then turebe nimba umuhungu wacu Kimangwema wenda twamuremera byibuze tuzongera kumusura niyo yaba ari gucuruza inyanya niyo yaba ari gucuruza ariko akareka ubuzima bw'imihanda ubu yarahindutse ni umuntu wicaye nta kazi afite gusa byibuze icyo cyizere cyaragarutse ni umuntu mwiza ntago yiba ni umuntu nyine uri aho umeze nk'abandi bantu bose gusa ikintu kigoye nta hantu afite nta kintu afite cyo guhugiraho nta kintu afite cyo gukora so rero ndagira ngo tumufashe umuhungu wacu Kimangwema yongere amere fresh nk'abandi bose nk'abandi bantu bamusize kuko imihanda aba ari iyindi si ubu ngubu none yagarutse mu yindi si noneho y'abantu ba rusange ndagira no dufashe umuhungu wacu mushigira ikintu mushiraho ngira icyo nshiraho and then umuhungu wacu tumuremere Kimangwe reka tunasoreze nahanga murakoze muhungu mwana tumye n'imiryango inanyibuka mwana bari barankuye mu mubare wabo abenshi bambariraga mu gitura ariko Imana ikinije kubaho n'ibindi zabikora kandi zanabashoboza murakoze cyane Kimangwe nandi kumwe na Kimangwema nge nitwa puzzle designer young presenter in the country Power TV show nuve udakoze subscribe. God bless.